ndashaka kubanza kuguha itangazo rimwe kugira ngo uryumve nurataho uryumvishe. Nta muntu Imana yahagurukije ari imuhagurukije, atari we wihagurukije cyangwa ngo adahagurukijwe n'abantu ngo ibure kumugeza aho ishaka kumujyana. Ibanga rishobora gutuma ukorera muri ako kazi karimo ibigusha ariko ukagakora kugeza igihe Imana izakubwira ngo ndahakwimuye. Ibanga rituma ushumba itorero ukarishumba mu gihe gikwiye n'ikidakwiye kugeza igihe Imana izakubakira ikibanza ikakiguha ukubaka itorero, nawe ukavuga ngo mbonye neza ko Uwiteka atarabanira kuvutana. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Yerekane mwami itamurure isi yose kubone, babone imirimo y'amaboko bamenye ko uri Imana itabeshya. Yerekane itamurure isi yose kubone, babone imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabeshya. Yerekane itamurure isi yose kubone, babone imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabeshya.
abisiraheli bagendanye n'Imana mu buryo bubi, bagendana n'Imana mu buryo bw'umubiri, kandi bagendana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Twebwe uyu munsi tugendana n'Imana twicaye Kimironko. Aravuga ati uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, witeguye guca umwanzi wawe igihanga, witeguye guca ubukode igihanga, witeguye guca ubushomeri igihanga, witeguye guca intambara ziri mu itorero igihanga, witeguye guca intambara ziri mu rugo rwawe igihanga, witeguye guca intambara ziri mu kazi kawe igihanga. Dushimiye Imana kandi tuyihaye icyubahiro kuko yemeye kubana natwe. Dushimiye umuvugizi wemeye kuduha ku minota ye kugira ngo natwe tugire icyo tuvugira imbere y'Imana. Dushimiye regional wateguye iki gikorwa akavuga ko dukwiriye kuza guteranira hano. Nekereza ko ari ubwa mbere kuva mwakwinjira muri Harvest Christian Church. Urumva ko ari umunsi udasanzwe. Mu by'ukuri nujya ugera ahantu hari Imana ujye ukoresha ubwenge ubashe kureba ko wayibona. Hari igihe umuntu ajya akanyarira agataha umutima umubwira ngo ye ngo n'itike watanze n'iy'ubusa, ariko hari igihe ujya ahantu wabona ibihabera ukavuga ngo Mana undebe nanjye ndahari. Imana ishimwe, katuyihereze icyubahiro. Narivuze ngo tugiye kuyiterera haleluya 3. Nimushaka mwicare kuko tumaze umwanya. Zibwira ngo ntunsezerera amaramasa. Ndashaka ko muri iyi minsi niba narasenze 7 unkoreremo igitangaza. Niba narabonetsemo 3 kuko ari wowe ujya uhemba ba mu gitondo, ugahemba ba saa 6, ugahemba ba saa 11. Ntawe ukubaza uburyo bahembye, gusa uhemba buri muntu uko bihwanye nuko yakoze. Nanjye nubwo nasenze umwe maze nanjye uyu munsi ndi kuba ngumbe. Imana ishimwe. Reka tuzitere 1 2 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Turakomereje hahandi. Israheli tuyisize igirugari, naho ngaho tuyisize, naho ngaho tuyivuze, naho ngaho batubwiye ibintu birenga kuri 7. Ndaza kujya nkubita imbere yayo ngaruke n'inyuma, ariko tugere ku cyo umwuka ari butugenere. Mumvugire ngo amen. Nararebye baravuga ngo mufite teme ivuga ngo Uwiteka aravuga ati haguruka tugende. Niyo mumazeho igihe, niyo mumaranye iminsi 21. Ndashaka kubanza kuguha itangazo rimwe kugira ngo uryumve nunataha uryumvishe. Nta muntu Imana yahagurukije ari imuhagurukije, atari we wihagurukije cyangwa ngo adahagurukijwe n'abantu ngo ibure kumugeza aho ishaka kumujyana. Yesu ashimwe. Umuntu wese Imana yabwiye ngo haguruka tugende, twubakane urugo, tujyane mu ishuri, tujyane mu isoko, tujyane mu kazi, bwa mugenzi wawe ngo izakugeza aho ishaka kukugeza. Nta muntu n'umwe Imana yigeze isiga mu nzira. Cyakora hari abayisize. Namugengo amina ariko. Imana ihamagara Aburahamu ikamukura mu gihugu cy'Abakarudaya ikamubwira ngo tugende, yari ifite ikishaka gukora. Cyakora inshuro nyinshi Imana iguhagurukije n'abantu baracanganyikirwa, nawe ugacanganyikirwa kuko urugendo ruba rudafite isura cyangwa rufite icyerekezo. Amen, amen, haleluya. Ibyo bitera bamwe kunanirwa, bigatera bamwe gusubira inyuma, abandi bikabatera kwihuta batazi iyo bajya, n'abasubiye inyuma bagasubira mu byo bavuye.
ariko hahirwa Imana ishimwe. Iyi minsi 21 mwize byinshi sinageza aha. Bashobora kuba barababwiye inyungu zo kugendana n'Imana, bashobora kuba barababwiye ibimenyetso by'umuntu ugendana n'Imana, bashobora kuba barababwiye intambara umuntu ugendana n'Imana ahura nazo. Yesu ashimwe. Njyewe uyu munsi ndashaka kukubwira ibanga. Yesu ashimwe. Bwa mugenzi wawe ngo ibanga. Ibanga ryatuma cyangwa ibanga ryagufasha kurangiza urugendo watangiye. Ibanga ryatuma uba muri urwo rugo ukazarusaziramo ukaruboneramo abuzukuru kandi rurimo intambara, ukasoza urugendo wagize gute watangiye. Ariko murahari ngo tugire gutyo. Bwira mugenzi wawe mubwe ngo tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ntinda rwose. Ibanga rishobora gutuma ukorera muri ako kazi karimo ibigusha ariko ukagakora kugeza igihe Imana izakubwira ngo ndahakwimuye. Ibanga rituma ushumba itorero ukarishumba mu gihe gikwiye n'ikidakwiye kugeza igihe Imana izakubakira ikibanza ikakiguha ukubaka itorero, nawe ukavuga ngo mbonye neza ko Uwiteka atarabanira kuvutana. Yesu ashimwe. Amen. Iyo Bibiliya yivuze ngo kugendana n'Imana wumva iki? Abisiraheli bagendanye n'Imana mu buryo bubi, bagendana n'Imana mu buryo bw'umubiri kandi bagendana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Twebwe uyu munsi tugendana n'Imana twicaye Kimironko. Gasimana ishimwe. Gasigwa aranze amateka yanjye arayazi. Ugendana n'Imana uri mu izindiro, ugendana n'Imana uri Kimisagara. Bwira mugenzi wawe ngo ariko nyamara turimo turagenda. Nyamara tugeze gute? Turimo turagenda. Isiraheli tuyisize Gilugari, wowe sinzi aho ugeze. Isiraheli bayihagarikiye Gilugari bavuga ngo nugukurwaho igisuzuguriro, ariko intambara zari zigihari. Intambara zari zigihari. Twarabatijwe, twarakuweho igisuzuguriro, twarakwetuye, ariko intambara zikanga zikaza. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuga ngo Enoke ngo yagendanye n'Imana ngo imyaka 365. Yesu ashimwe. Ngo Imana igeze aho igira gute iramwimura. Iyo Bibiliya ivuze kugendana n'Imana ntabwo muzategana indege ngo mujye muri Amerika, ntabwo muzafatira tagisi Kimironko ngo mujye Nyabugogo. Nukubana n'Imana ugakora ibyo Imana ishaka, ukubaha Imana, ukagenda uko Imana ishaka, ukavuga uko Imana ishaka. Abantu bajya bakureba bakavuga ngo uyu ni mwene Imana. Bwana sifiwe. Abagabo ba Aburahamu, ba Nowa, ba Danieli, ba Dawidi kugeza aho bivuga ngo dore umuntu ufite umutima nk'uwo ngize gute nk'uwo Imana ishaka, agendana n'Imana. Uwo mubyeyi ufite umutima nk'uwo Imana ishaka azagendana n'Imana. Uwo mukobwa ufite umutima umeze nk'uwo Imana ishaka azagendana nayo. Yesu ashimwe. N'umusore nuko, n'umuririmbyi nuko. Yesu ashimwe. Bibiliya ivuga iki? Abafilipi baravuga ngo nuko mugira umutima nka wa wundi wari muri Kristo Yesu. Kuko hari ibintu nuhasoma mu Bafilipi urahasanga ibintu. Pastor Yesu ashimwe. Mungirire gutya.
mungirire gutya mungirire gutya mungirire gutya. Imana ishimwe. Imana ibwira Isiraheli nyuma y'imyaka 440 nta mutabazi, nta byiringiro namba, nta mbaraga bashobora gukoresha, nta mashuri yakora, nta mafaranga yakora. Bibiliya iravuga ngo barasenze barongera barasenga, gusenga kurashira ngo noneho baraniha, kunana kurahagarara barataka. Ariko bari bategereje Imana. Yaraje cyangwa ntiyaje? Ibanga rizagufasha kugendana n'Imana cyangwa se gusoza urugendo watangiye. Ndavuga ibintu bitatu. Tujye gusenga kuko havuzwe byinshi. Intambara Imana yanyujije muri Isiraheli ntabwo zari intambara z'imfabusa, zari intambara zo kugira ngo bige bamenye ibyo Imana igigucishamo. Ntabwo ikwanga nkuko usenga uvuga ngo Mana dufite, ahubwo ujye yibaza ngo nicyo ushaka kunyigisha kugira ngo nyimenye nimukire mu wa kabiri. Turashimira leta yasubijeho gusibiza abanyeshuri. Bigaga bagasunika batsinzwe bagasunika. Ntabwo Imana igisunika, yimura uwatsinze. Baramugenzi ngo Imana yimura uwatsinze. Yimura. Isiraheli nyuma y'imyaka myinshi basekuruza barapfuye, basigaranye amateka nta bimenyetso by'Imana. Imana ishaka kongera kwigaragaza. Imana irongera iriyerekana, ihura na Mose ku musozi. Navuga ngo Mose subira iyo wavuye, subireyo, zuzu uko naje aya mateka nyasimbuke. Ariko imuha ibimenyetso. Aragenda asubira muri Egiputa, abwira bene wabo, arababwira ati muza makuru. Bati hoye, bagira ngo agiye kubabwira y'ubuhunzi, agiye kubabwira amakuru y'uruzerero uburyo yahunze. Arabwira ati nahuye n'Imana. Ati ceceka yiheze. Ati Imana ya Aburahamu sogokuru se. Ati igihe tuyisengeye imyaka 400 itagaragara, ariko wa muhungu nawe ugira amanyanga, uwishe umuntu urahunga, ushaka kudukiza, udusigira ibibazo, badukubita mu buretwa, none uragarutse uje kutubwira Imana twategereje tukayibura. Arababwira ati jye nayibonye. Ati tubwire rero wayibonye ute? Ati jye nayibonye mu gihuru cyaka umuriro kidakongoka, nayibonye mu burwayi dogiteri avuga ngo ntabwo azi kandi ngewe ndembye. Nayibonye mu gihuru cyaka umuriro kidakongoka, imyaka 10 mu bushomeri, abana bakiga. Abana ubukode ndabwishyuye. Muti dore da. Ariko mwagiye mwemera ko Imana ikora ibitangaza. Niba mutarabajura muri iki ko nta kazi ugira kandi abana bakaba biga, ukishyura inzu, warangije ukarira, icyo gihuru cyakarubwo cyakongotse. Haleluya. Masa tinarayibonye. Wayibonye ute? Nayibonye abafite dogtora babura akazi, ngewe w'amashuri 3 nkabona. Icyo cyari igihuru cyakumuriro nicyakongoka. Barirukana nabango nge nibangira barananyishiza ibyo nariye kera, mbona baransize. Haleluya. Atese wayibonye ute? Tugira amakuru. Nayibonye umugabana antaninda, ntago narinzi no kwikorera igikarari cy'ubuyede. Mbona Imana iransindagije, iransunika, ndabyara, abana bariga. Icyo cyari igihuru. Cyarakongokaga, cyarashyaga, ariko ntigikongoke.
burahari soze dusenge. Ese warayibonye? Ati nukuri narayibonye. Wayibonye uteze? Jewe nayibonye imiryango iterana ngo banyirukane mu rugo ngo simbyara. Mwaka umwe urashira 2 3 bibaye 12 dore mpetsa kandi. Icyo cyari igihugu cyakaga umuriro ariko ntigikongoke. Ariko mwamugiye ngo amina. Munzamurire haleluya. Ambo baravuga ati okay, amakuru ufite rero turayemeye. Tugize gute? Turayemeye. Ati maze banyebemeye. Ati ntabwo ari byo mfite n'utundi. Ati twereke rero kagira inkuru. Akubita inkoni hasi, inzoka ibiraje, abagabo barataruka. Atari kusha none ugarutse n'umuroza hari. Ati hoya, ibi ni ibimenyetso Imana y'Imana kugira ngo izerekane ko ari Imana. Akubise ikiganza mu gituza kiza ari ibibembe. Bati havuta dushyira mu minsi 7 y'akato. Ati muhumure ni Imana iri kubereka ko ari. Ati sha no kuri ku Imana warayibonye. Sha genda ujye guhura na Farawo turemeye. Yamugenze ngo Mose aragenda. Nihute nze nivugire amateka yawe koko y'Abisirayeli nimuyazinirwa nyajyamo. Aragenda ageze imbere ya Farawo aramubwira ati ninjye Mose. Ni wowe Mose? Ni na mandadare nashizeho bagushakishe none uraje. Ariko ndashimira Imana ya Israeli iyo ari igutumye, iyo ari iri kumwe nawe uhagarara imbere y'abanzi bagushakaga bagutekerezaga ariko ntibakubone. Musi umwe Bibiliya igimbwira muri Luka ngo Yesu ngo bari bagiye kumusunika ku manga ngo ariko abacamo ngo kuko igihe cyari kitaragera. Farawo icyo ngicyo Imana irakimurenza. Bwira mugenzi we ngo hari ibintu Imana yarengeje ibitekerezo by'abantu. Barakwifuza, baragushakaga ariko Imana imaze kugukuraho igisuzuguriro. Ibitekerezo byabo biribagirana, batangira izindi page kugira ngo izerekane gukomera kwayo. Sinababwiye ukuntu najyaga ngenda n'ingofero 30 na zingahe se. Nareba umuntu uri mu izindiro none nkaba namubonye, nkaba ndayambaye, nkaba nciyaha. Yesu ashimwe. Ariko ubu ngubu yaminduriye iki? Isena. Nanjye nageze ikirugari. Reka nihute tudatinda. Mose ahindura ibiganiro na Farawo. Aramubwira ati ubu none aho mbona hanga je ndundi wundi zumura ko ruvuye kanyarira manuka kubita kavuga ati sha muraje mure. Mose ati wundi Mana irambwiye ngo rekura ubwoko bw'Imana bugende. Ariko sema kuzanya amagambo mabi watu singufunze none uzanye n'ibindi bibazo. Uwiteka nindi? Uwiteka niki? Yesu ashimwe. Akangiye ko kavuga niruke. Mose akubise inkoni hasi. Baravuga kuja daringize ngo n'ibindi bintu uzanye bisha. Uhagaze gato ahamagara abakonikoni abakubise nabo hasi. Inzoka ziba zirabaye ariko duhereza Imana icyubahiro kuko imbaraga zose ziri munsi y'imbaraga z'Imana. Ngo inkoni ya Mose itoragura udukoni tw'abakonikoni iratumira. Imana igimira ibyo bagutega, ikamira ibyo baguhohera, ikamira amagambo, ikamira. Ngo Mose arangije ngo afata inkoni ye ngo abakonikoni basigara ari imbokoboko. Bwira mugenzi wawe ngo nacyo ni igitangaza batajya baha agaciro. Hari ibitangaza batajya baha agaciro ariko twe tukamenya ko ari Imana yagize gute yabikoze. Sintinda mu bitangaza 10 ariko ngo haba akantu kameze gutya ngo Farawo ngo abwira Mose ngo nakubonye nta kindi cyakuzanye, wasize wishe none ibyo biranze uje kudehesha abantu
uje kubakura mu mirimo, cyakora kuko uvuze ibyo ubazaniye ibibazo. Barakomeza babumba amatafari kandi ntanganagano ndi bubahe. Tujya dutegerezwa kubaho mu buzima buzira inyungu ziva mu byaha. Mvuze gute? Tujya dutegekwa kuba mu buzima buzira inyungu zivuye mu byaha. Abana bakiga ntanganagano, tutagicuruza kanyanga. Kanyanga uri ari inganagano, ajyaga nyicuruza agakuramo amafaranga, amatafari bikihuta. Yesu ashimwe. Ujye ugomba kubaho utagitega, utakigira umugabo w'abandi ukura ibyinyo kandi ukishyura inzu. Izo ni inganagano ziba zivuyemo. Inganagano zivuyemo ngo Abisirayeli baracanganyikirwa kuko uburetwa bwari bubaye bwinshi, kubaho byari bigoranye kuko uburyo bajyaga bakora byasaga n'ibyanze, n'ibyabafashaga bivuye ku mwanzi wabo birabura. Iyo umaze kwideklara nta support Satani yongera kuko. Kandi aho niho haguye benshi. Iyo umaze kwideklara ukavuga ati njye ni declare mfite amafaranga, mbwira Satani ngo ndagusezereye, amafaranga arashira. Turiya mugabo mu bantu baguze velomoteri za Kimironko ba mbere nari ndimo ngura nk'ebyiri muri 2000 na kangahe. Yari amafaranga ku mwana w'umusore. Maze kwideklara amafaranga arashira, simenye yajya. Ibintu biragenda bite? Barazigonga. Hundi noneho polisi icyo gihe yarafataga 150 baba bakajyanye iryitano. Najya gufunguza kamwe ngasanga kandi bakajyanye. Uwo mukino ndawukina mpaka Koteze. Polisi ijyana kamwe njya kugatanga iryitano, nkagaruka ngasanga kandi barakajyanye. Ngo umupolisi ngujyanye ngo carte jaune ngo arenze iriya. Ariko inganagano zirabura. Inganagano zigira gute? Bwira mugenzi wawe inganagano nawe zarabuze. Nubwo zabuze dusabwa gukomeza urugendo Uwiteka yavuze ngo dutangire. Nubwo zitagihari turasabwa gukomeza urugendo, turasabwa gukomeza kumba amatafari. Abaturage barasabwa pastor, ariko pastor ibintu batukoreye n'ibiki? Wowe twavuye muri ADPR tugukurikiye, tuziyo dusengera. Harushaka yagera inganagano zikabura ngo ni runaka wanshutse. Ndashoje muhumure. Amen. Ngo Abisirayeli baraza babwira Mose ngo n'ubusanzwe nta cyiza wigeze tuzanira. Musi wasigaga wisha umuntu, barakutubajije tutazi n'icyaguteye kumwica. Batubaza aho uri tutazi n'inzira waciyemo. None ukubise imyaka 40 tumaze kwimenyerera ibyawe byabiragiranye, ugarukanye amagambo ntazo yari. None dore akagutuzaniye. Bibiliya isomye mu kuva ibice 7:9 niba haravuga ngo noneho ngo Abisirayeli babuzwa kumva ibyo Mose yababwiraga ngo bitewe n'umubabaro mwinshi wari uri mu mitima yabo. Tugeze igihe abantu bafite mubabaro mwinshi cyane, wahagarara ukavuga ngo Imana ijyana ngo wowe urariye wahembwe wagize. Mugore yigeze kubwira umuhungu ati Oscar rero ajya gushuka akubwire ngo ujye ku rusengero, we baba bamupangiye agafuka k'iki k'umuceri, nawe yirirwa kurindagiza. N'umubabaro wo mu mutima watumaga tumva ibintu by'Imana. Wamubwira ngo Imana igira neza ikada, ahubwo dukorera Imana, Imana izaturengera. Ati hoya ubanza ufite ukundi kuntu wihengeka. Turasabwa gukomeza urugendo. Yesu ashimwe. Imana ibamera imbaraga zo gukomeza urugendo. Abari bacogoye Bibiliya iravuga ngo niha intege barambiwe ngo nutibashije kamwongeramo iki imbaraga. Ngo abasore b'imigenda bazagenda bagira bacogora ngo ariko bategereza Uwiteka Imana. Reka soma amagambo muri Bibiliya. Sinahasomye harya
kubara ibice 14 nahasomye reka ariho nsoma kubara ibice 14 umurongo wa 23 haba ngo nukuri 14 umurongo wa 23 ngo nukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha nta numwe wo mu basuzuguye uzakibona keretse umugaragu wanjye Kalebu kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose nzamujyana mu gihugu yagiyemo urubyaro rwe ruzakigira gakondo kadukomera Imana amashyi kugira ngo twihute ntaza kwica amasaha sinongera gukomeza kuvuga ku nkuru z'Abisiraheli nubwo twari dufite icyo tuzigiramo bahaguruka ni igitangaza cyabaye ariko baragenda ndetse bahaguruka uburyo batatekerezaga ko bashobora guhaguruka usubije amaso inyuma uyu munsi ushobora kuba hari ibyo wahombye ariko nyamara ukuri biruta mbere kuko iby'Imana yagukuyeho nta mumaro byari bifite najyaga ngenda ari uko mfite nk'amafaranga 200 yo kurya nkayanywa yashira nkagaruka tukagura iki bipfuye amaso nashira nkagaruka ariko ubu mfite igiceri cy'ijana cyangwa ntagifite nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru Yesu ashimwe Abisiraheli impamvu narimbuze ngo dukwiye kwiga ibanga rigomba gutuma turangiza urugendo bahagurutse ari benshi bahagurukana iby'ubutunzi bagera ku nyanja itukura Imana irabambutsa bagera ku mazi y'Imara asharira Imana irayahindura hari byinshi Imana yagiye ikora byari bishaririye bikubise imbere gatoya imitsima bahagurukanye irashira ibyo bari bafite ku ndogobe birarangira Imana iratangira iraboneka Yesu ashimwe amen ku rutare Imana irakubita amazi araboneka bifuje inyama barazibona bageze hari igirugari Imana itimakuyeho iki igisuzuguriro ariko imbere hari Yeriko imbere hari imbere hari hakiriho izindi ntambara Yesu ashimwe rero tugiye kuvuga ibintu bitatu duhita dusenga mushumba tugiye kuvuga ibintu bitatu bikubiye mu kintu kimwe ibanga rishobora gutuma ugira imbaraga cyangwa ryagufasha kurangiza urugendo watangiye bwira mugenzi wawe ngo nukugira undi mutima nukugira undi mutima uwo mutima niwo Kalebu yari afite umutima wa Kalebu na Yoshua wari urimo ibintu bitatu tugiye kuvuga icyambere mu mutima wa Kalebu hari harimo kwibuka iby'Imana yakoze mumvugire ngo amen mu mutima wa Kalebu na Yoshua hari harimo kureba ibintu nk'uko Imana ibibona mu mutima wa Kalebu hari harimo kuvuga ibintu nk'uko Imana iramutije kuvuga yabivuga Yesu ashimwe abo ni abagabo batoranijwe batoranywa n'abandi 12 bajyanwa kujya gutata igihugu cy'isezerano bazana amakuru Yesu ashimwe atandukanye ubiteraniro cyangwa itorero ubwoko bw'Imana dufite amakuru atandukanye dufite abantu baca abandi intege Yesu ashimwe pastor yavuga ati nyabuna contribution ya buri kwezi twishyura urusengero ati nayagurira umugore ati niwabonye kuko ndi ku cyumweru yambaye ikanzu nshya Yesu ashimwe rero kugira ngo dusenge kwibuka iby'Imana yavuze ubibona mu gice cya 14 umurongo wa 11 Yesu ashimwe umurongo wa 11 hari amagambo avuga ngo Uwiteka abwira Mose ati ubu bwoko buzagezaye kusuzugura buzagezaye kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo Yesu ashimwe umutima utibuka imirimo Imana yakoze ntabwo ujya urangiza urugendo mu yandi magambo umutima utibuka ibitangaza kuva muri Egiputa ntabwo ushobora kugera i Kanani Yesu ashimwe amen ibyo ubibona urebye mu gitabo cya Zaburi ya 119 umurongo wa 45 ubwo nanjye nakuse vuba kugira ngo soze Zaburi 119 umurongo wa 45
hari ahantu hari amagambo avuga umutima wibuka iki iby'Imana yakoze. Zaburi 119:45 haravuga ngo kandi nzagendana umudendezo kuko njya ndondora amategeko wigishije, nzavugira imbere y'abami ibyo wahamije ne gukorwa n'iki n'isoni. Imana ibaho umugisha. Umutima wibuka iby'Imana yavuze uhora wibuka amategeko yayo. Umutima wibuka iby'Imana yavuze uhora uzirikana imbaraga z'Imana zagaragaye ku buzima cyangwa zabonetse mu rugendo ubwo Imana yamubwiraga ngo duhaguruke tugende. Yesu ashimwe. Amen. Komera Imana amashyi niba ntacyo bikutwara. Urasabwa gutunga umutima urimo kwibuka iby'Imana yagize gute yakoze. Uze kubireba mu bami ba mbere ibice 9:4. Imana ihamagara Salomo kugira ngo imugire umwana. Yaramubwiye ngo kugira ngo ngukomeze ngo nuko uzajya wibuka amateka n'amategeko nategetse iso Dawidi, ngo ayo ngayo nuyitondera ukayumvira nzagukomeza. Yesu ashimwe. Gukomera, gusimbuka ibigeragezo, gutsinda intambara, tuvoma imbaraga mu by'Imana yakoze, twarangiza tukabwira Satani ngo Satani n'iki ngiki na kimana izagira gute izagikora. Kabiri, kureba ibintu nk'uko Imana ibibona. Urabisanga mu murongo wa 11 bamu murongo wa 7 n'uwa 8. Yosuwa na Kalebu bararebye, bareba igihugu bagiye gutata, bareba iby'Imana yababwiye, bareba uko abantu bateye, barangije bumvisha amakuru abandi batanga, babwira Mose ngo Mose tuze tukubwire ibyo aba bantu bavuga natwe ni koko twabibonye. Iyi si uyu munsi irakomeye, sibyo se mama? Iyi si igize gute irakomeye, ariko dushingiye ku bintu Imana yakoze, dushingiye ku byo twiboneye n'amaso, tugashingira ku ntambara Imana yaturwaniriye, turizera ko na kiriya gihugu Imana nakizagira gute izakiduha. Yesu ashimwe. Haleluya. Bwira mugenzi wangu voma imbaraga mu byo waciyemo, urabona imbaraga zitsinda ibikuri imbere. Iyo tuvomye imbaraga mu byo twaciyemo duhita tubona intsinzi imbere yacu. Yesu ashimwe. Icya gatatu aricyo cya nyuma nihuse kugira ngo ndabona no hanze bwije kugira ngo dusoze, nukugira imvugo cyangwa kugira kanwa ukabumbura amagambo mazima, ukavuga nkuko Imana ariyo ije yavuga. Dufite abantu bavuga amagambo atari meza. Dufite amagambo kera nyiyobora korari, umuntu yarazaga akambwira ati umwana yarwaye. Nibyo urumva impamvu mpaye n'Imana yayemera? Akambwira ati nukuri. We ntiyabagaze impamvu mbimubwiye. Abantu bagahimba impamvu ati umugabo yanduhije, umugabo yananiye, umugabo yagize gutya. Ukabaza umuntu turajya akavuga ngo sinzi iyo ngiye kandi ahagurutse mu rugo. Ukabaza umuntu utese mu kazi biragenda akavuga ati wapi nta kigenda kandi yishyuye aho akorera abana biza abantu bagiye ariko yaguze n'imyenda, ariko akavuga ati wapi. Gutsindwa kwa bari abagabo batase igihugu batsindiwe mu bitekerezo, batsindwa batarwanye, batsindwa bataranataka, wenda ngo niba nanirwa bako musada uturutse kuwiteka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ariko Yosuwa na Kalebu baravuga ngo niba Uwiteka Imana, haleluya, akitwishimira, izo mbaraga z'Uwiteka zaturwaniriye zirongera zidutsindire. Imana ishimwe. Soreze amagambo ari mu gitabo cya Samweli, mamagara umushumba be hafi kugira ngo dusenge. Samweli igice cya Samweli wa mbere ibice 17. Umva amagambo Dawidi yavuze. Samweli wa mbere ibice 17. Dawidi yari afite amagambo akomeye, avuga nk'uko Imana iramutije kuvuga kuri Goliyati yamuvugaho. Yesu ashimwe. Uhereye ku murongo waho wa 45 ibice 17, ngo Dawidi ngo abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngewe
nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Israheli wagize gute wasuzuguye. Uyu munsi ari amatangazo Dawidi yari ari gutanga n'ay'Imana. Ari amatangazo Dawidi yari akanwa k'Imana, kuko biravuze ngo nukuri bishimwa mu bigaho. Musi umwe bigeze gufungira mama Pasi turi kumwe na Chantal tuvuye ku rusengero, turavuga ngo wangufuriwe wavuyeho, ejo akazi kagakomeza. Yesu ashimwe. Baraza mu gitondo baramufungurira batamuciye amande. Yesu ashimwe. Oyo twavuze byoroheje tuvuye mu materaniro gusa. Wangufuriwe vaho mukozi w'Imana ashaka, kuko icyo gihe twabaga mu bukene, uko tuvuye mu masengesho akatugurira amata. Kuki umuntu ukugirira umumaro wagiye umusengera neza. Akatumenyera igifu tubwira Imana ngo ahantu havaga amata urabona ko hafunzwe biragenda bite, tubwira ingufuri. Yesu ashimwe. Amen. Ese mama Sonia yajira undi muntu araduhamagara umunsi umwe aratubwira ati nyabona ndaremerewe. Ni kukubwira kugira amagambo meza, kwatura kwiza kugira ngo uzasoze urugendo. Umugabo Imana yaguhaye n'ikigeragezo. Iyo umwisi ikigeragezo aba ikigeragezo. Abana Imana yaguhaye n'ikigeragezo, oya atura kwatura kwiza. Yesu ashimwe. Uwo muntu yajyaga twishyurira utuzu turi babiri, afite ibintu bimugoye, afite umuntu muri hejuru umurusha imbaraga, aduhamagara yarakijijwe vuba, yaratuye igikona, atubwira ati simwamwiye ngo Imana yanyu irakora. Tuti umuntu kwishyura inzu avuga ngo nikora, tuvuga irakora cyane. Byagenze gute? Ati mwicare mbabwira. Aratubwira. Amen. Turangije nterura amagambo, ndavuga ngo Mana mu mutima ngasenga iry'imbere ngasenga n'iry'inyuma. Urabizi ko ajyanyishyurira akazu, none kora igitangaza. Yesu ashimwe. Mu gitondo inama ya guverinoma iraterana, twasenze ari kuwa kane, inama ya guverinoma iraterana kuwa gatanu. Yesu ashimwe. Dawidi aravuga ngo wanteranye icumu n'agacumu, ariko ngiye kuguha itangazo rivuye mu ijuru, kuko ngomba gusoza urugendo. Imana yambwiye ko nzaba umwami, none nawe ugiye kumbera umuryango. Yesu ashimwe. Ibikuza imbere byose si bigutangira, ahubwo ni bigukingurira amarembo kugira ngo ubashe kwinjira aho Imana yavuganye nawe. Yesu ashimwe. Reka masome musho ngwino dusenge. Ndekeraho 45 Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Israheli, Imana y'ingabo za Israheli wasuzuguye. Uyu munsi tujye gusengera muri uyu munsi. Uyu munsi dusojeje iminsi 21. Bibiliya yaravuze ngo kubwo gutaka, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima nona ndahaguruka ndasigashyize mu mahoro wo bacurira iki ingoni. Aravuga ati uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice. Witeguye guca umwanzi wawe igihanga, witeguye guca ubukode igihanga, witeguye guca ubushomeri igihanga, witeguye guca intambara ziri mu itorero igihanga, witeguye guca intambara ziri mu rugo rwawe igihanga, witeguye guca intambara ziri mu kazi kawe igihanga, kuko basuzuguye udakwiye kugira gute gusuzugurwa. Ravuga ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza
nyeganyeza mugenzi wawe mukubita inkokora umubwiye ngo Imana igire ibintu kugabiza kuri uyu mugoroba. Tugiye gusenga Imana igire ibintu kugabiza uyu munsi. Uwiteka arakungabiza wice nguca igihanga kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo iki? Imana. Tugiye gusenga. Mushumba ngwino nashoje, ngwino nashoje. Urugendo bararukubwiye, Imana yaraguhagurukije ngo mugende, ariko urimo uragera aho ubona bisa n'ibigoye. Twari dusigaye igira ugare, dukubita imbere dusubira inyuma, ariko ikizagufasha gusoza urugendo no kugira umutima, undi mutima wibuka ibyo Imana yakoze, umutima ureba. Elisa igihe kimwe ngo ari kumwe n'umugaragu we baraterwa, bamaze guterwa ngo Gihazi yari afite amaso abona urupfu gusa, amaso abona ingabo za shitani. Ngo araza abwira Elisa aramuvuga ati hanze ahuze ibintu byabaye, hanze ahuze amashuri uko ameze, hanze aho ubukode urabizi, hanze aha n'imboga zirahenda. Putin arwanira muri Ukraine, imboga za dodo barazuriza. Ati mvuye hano hanze, ati hanze wabonye iki? Ati umukobwa udafite sugar daddy ntabwo yiga universite. Hatanga uziko umupfakazi udafite umwitaho ntabwo ubuzima bugenda. Hanze Gihazi aravuga ati hanze. Gihazi yari afite amaso abona urupfu. Tujya gusengera abantu babona bagira amaso meza, amaso areba imbaraga z'Imana, amaso abona ubutabazi, amaso abona Yesu, amaso abona Imana yageze mu rugo rwawe, amaso abona bwa buzima bwahindutse, amaso abona intambara zarangiye, amaso arenza ibibazo, ukabona ubutabazi mu izina rya Yesu. Amen. barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni habiri kandi nuko zisoni habwa ikuzo Mana yanje gukura wowe nujya wowe nujya uhemuka kandi nuko zisoni habwa ikuzo Mana yanje gukura wowe nujya uhemuka kandi nuko zisoni habwa ikuzo Mana yanje gukura bikwiriye abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo Mana yanje gukura bikwiriye wowe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo Mana yanje gukura bikwiriye Mana numeze nk'abantu utubwira ibinyoma kandi nukora nk'abantu wicuza icowa ukomeza isezerano ugeze ibihumbi Mana numeze nk'abantu kandi nukora nk'abo ukomeza isezerano ugeze ibihumbi Mana numeze nk'abantu kandi nukora nk'abo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira
ngo tugiye kwataka, tugiye gusenga. Mureke mbabwire message bazanye abashyitsi. Imana niyo yatubwiye guhera ku wa 4. Murabyibutse? Imana yaratubwiye ngo uyu munsi mureke muhagarare mu mwicyakanya tugiye gusenga. Ntabwo njye ndibubwirize, ndi kugira ngo mbakorere introduction ngufi yo kubereka ko Imana icyo yagambiriye yakigambiriye, icyo yashatse gukora iragikora. Amen. Gutabarwa ni ryari, impinduka ni ryari. Mwabyumvishije? Gukurwa igisuzuguriro ni ryari. Ni Imana. Mwe kureba ikindi, murebe Imana, mwizere Imana. Ese nawe ufite igisuzuguriro nk'icyo maranye iminsi kikuriye ahantu nguko kindya ahantu? Uzi kubona usuzugurwa n'umuntu utakagusuzuguye? Mukozi wo mu rugo uzi kakubwira ngo nawe genda wifatire isabune woza amasahani, iyo wabuze kumwishyura